Reka ngusuze guys, iyi ni Mwizerwa Media TV. Nkuko muri kubibona tuje kuvuga kuri STT, cya kigo cyari kiri kuvugisha benshi muri iyi minsi yashize. Bamwe bakavuga ngo ni ikigo cyemewe, abandi ati nticyemewe, mbese bikagibwaho impaka na benshi. Ariko kuri iyi saha STT ntiyemewe, ndetse n'abari barashoyemo bahiye. Abenshi barimo bararira bavuga ko amafaranga yabo yahiriyemo. Nibyo, uyu munsi deposit ntikunda, withdraw ntikunda, mbese amafaranga bari barashoyemo yahiye. Gusa aha twakora analize tukavuga ati ese ko tuzi ibigo bya supermarketing byanyuze mu Rwanda byinshi bisaba abantu gushora amafaranga bakabungukira inyungu z'umurengera, ariko bikarangira abashoyemo nta musaruro bakuyemo, kuko nyuma ibigo byazaga kugera ku ntego yabyo bigafunga. Ubundi ibigo nk'ibi ngibi biza nka STT bicuruza amafaranga muri ubu buryo bakunguka inyungu z'umurengera, bakora mu buryo bwo kuba wenda bakavuga ati twe dufite nk'igishoro cya miliyoni 30, then bakajya babwira umuntu ko ashyiramo amafaranga, n'ashyizemo 100 akamubwira ati wenda buri munsi tuzatukungukira 10, yari bikuza akabona araribonye. Ibyo bimutera motivation, bigatera motivation n'abandi bagashyiramo amafaranga. Ariko wazanye business abafite gahunda ko business ye niramuka igeze nko muri miliyoni 300 azahita afunga. Nk'uko umuvugizi wa RIB yakomeje kubitangaza, nawe yavuze ko iyi STT itemewe, kuko uburyo ikoramo bwo gucuruza amafaranga ari uburyo buhamye n'amategeko. Si byo gusa, na banki nkuru y'igihugu nayo yatangaje ko iyi STT itemewe bitewe n'uko uburyo ikoramo butubahirije amategeko. Hari benshi turi kugenda tuganira kuri iyi STT yamaze gutwika abari barashoyemo, bakavuga ati njyewe ni narashoyemo amadolari 75, abandi ni narashoyemo amafaranga ari hejuru cyane muri za miliyoni, kuko nabonaga amafaranga yanjye ari aho ngaho atarimo kunguka. Nkavuga ati reka nshora amafaranga yanjye azajya yunguka amafaranga menshi. Ariko saha izi ngizi yaba deposit ntikunda, yaba withdraw ntikunda. Ako guys, reka dusubire inyuma turebe business zagiye zinyura mu Rwanda, ndetse zigatwika n'abantu nabo bakabibona, bakabona ko ari ibintu biza. Iyi business uretse kubona ugenda ukajya online ugakora deposit ugakora withdraw, nta kindi gihamya gishobora kukwereka ngo ese iyi business iri legit, iremewe n'amategeko. Ese ngize ikibazo nabariza hehe? Ntushobora kumenya nyirayo. Niyo bajya kukwishyura uyu muntu niba atari umunyarwanda, bakoresha aba agent mu buryo utamenya, ukajya kubona amafaranga kugeza baje mu izina ry'umu agent, kujya utamenya ngo ese ni nyiri business unyishyuye, ese yitwa nde, never imyirondoro yayo bihishe. Icyo abagamije ni ukuvuga ati nashoye miliyoni 50, nizimara kuba miliyoni 300 za closinga business nigendere, nzamaze kubona amafaranga ahagije. Wewe ukagenda ugashora bakagushukisha za nyungu z'umurengera, ugashyiramo amafaranga ariko wirengagije ingaruka zizayo. Tuzi zahise zitwa za Kavaroni, tuzi zitwa za Prift Uganda, ibya piramide namwe murabizi, aho bagusaba kugira ngo ugende utumira abantu, none bakagenda baguhereza kuri twa dufaranga twa babandi nabo bakazahabwa ku mafaranga y'abandi. Ariko main purpose ni ukugira ngo bacyumuretinge deposit nyinshi, nibamara kubona amafaranga ahagije ba closing business bigendere. Ubwo rose sinzi niba tutarabimenya. Hari abagerageje kungisha inama bambwira se iyi STT irimo iragaragaza bakora advertisement ahantu hatandukanye mu bigo by'amashuri, ese iremewe twayijyamo? Mbo je nababwiye ati iyi STT mwiyijyamo, kuko irimo uko biri kose nayo izatwika abantu, kuko na banki ubwayo, nta banki ishobora kunguka amafaranga angana kuriya. Nta n'ikintu wavuga baba bamajije ari amafaranga ku buryo bakunguka inyungu zingana kuriya. Ni amafaranga y'umurengero, utavuga ngo
baba barimo kuyunguka aturutse mu buhe buryo. Ariko ikigaragara ni ibintu biba biri mu kirere aho ngaho bigamije kugira ngo bishuke abantu, babyizere, bashoremo amafaranga yabo. Iki kigo ubusanzwe cyitwaga super free to trade, sahize mu Rwanda kikaba cyahagaritswe, ndetse n'abashoye mu bidasubirwaho amafaranga yabo yahiye guys. Sahize rero inama nakugira weho ushaka kujya muri online business, nagusaba kutajya muri izi business zizeza abantu inyungu z'umurengera, ndetse wajya kureba ibikorwa byazo cyangwa se izo nyungu aho bazikura. Ntiwavuga ngo ni product bacuruje ku buryo zishobora kubyara inyungu baba bari gutanga zingana gutyo, bakakwizeza ati tuzajya tuguhereza ibihumbi 20 igihe bashyizemo nk'ibihumbi 100. Mu by'ukuri nta yindi business ushobora kubona yaguha amafaranga angana gutya. So guys, abantu batwitswe n'iyi STT mwihangane, gusa nizere ko bibigishije, n'ubutaha n'indi yose yaza mwaba mwabibonye, utazongera gupfusha amafaranga yawe ubusa ngo ugiye gushora muri iyi business, kuko at the end guys, iyi business ziratwikana. Iyi ni Mwizerwa Media TV, ndagusaba gukora subscribe, ugakora like ndetse na share, no muri comment biremewe. Niba hari icyo nawe utekereza kuri online business, cyangwa nawe niba hari icyo wasangiza abandi muri comment, you are allowed. Thank you. Subscribe, like and share.